impano y'Imana Imana ihaye abantu kugira ngo bakorere mu bushake bw'Imana. So kugira ngo Imana rero igabanye ubwibone bwa Paulo n'ubuhangange bwabo, hari ikintu cy'igishako yamusigiraho burundu ukagipfana ariko ukaguma muri mu bushake bw'Imana. Nanone mu bushake bw'Imana bisaba kugira ngo ugirane ubusabane n'Imana, umenye koko Imana iramvugaho iki, ese iki kintu ndiho ndahura nacyo, kuki nsenza amasengesho menshi, ndetse waranahanuriwe rega, ndetse Imana ifite ibyo yavuganye nawe, ariko komeza wumva iki Imana ibivugaho. Ariko njya mbwira abantu ngo abahanuzi bandi bataraza, umuhanuzi wa mbere ni wowe n'Imana yawe, wowe n'Imana yawe, uzi uko bihagaze, buri uzi ko umuhanuzi nyamukuri, ndabizi ko umuhanuzi w'ukuri nyawe, ariko buriya iyo ugiye kumpanurira cyangwa se n'undi wese iyo agiye kuguhanurira by'ukuri ari kumwe n'Imana, wumva ko ari ubuhanuzi, urabyumva byanze wumva ko ari byo. Noneho disi byaranze ibyuriya byarananiranye, bagatangira kugukomparinga n'abandi. Noneho aho ngaho nawe ushobora kuvuga gucika ukavuga uti uzi ko ari byo koko, ariko uzi ko ari byo koko, ugacika intege nawe ukabyatura. Ibyo bintu rero byari bigeze biza bigusanga ubusa naho ubidanangiye ngo bigume ahantu hamwe. Amagambo twaturana nyayo ubwacu, ese uko abandi babibona wowe urabibona uti? Baba batasi baje babibona ko bari batoya bameze nk'inzige, nawe niko ubibona. Komeza watura ibyiringiro byawe, udashidikanya utanyeganyega. Ureke kuvuga ijambo kandi riri buhambirire amasezerano yawe yarageze hafi ngo uteshuke. Bari abakozi b'Imana bavuze ngo twebwe twahisemo gukurikira Imana burundu n'umutima wacu. Kuri tere ibyo babonye byarasaga byarangana, ariko bo bahitamo gukurikira Imana, babyatuye niko byabasohoreye. Noneho natwe twakumva amakorasi arimo avuga ko twananiwe, natwe tukayajoyininga tukavuga ko tukatura ko ibintu byanze, tukaba turabiboshye, tukaba dufite aho tubizirikiye kandi bya birimo biza. Tugomba kwirinda rero muri iki gihe cyo gutegereza, tukaguma twatura neza kandi ibyiringiro byacu bitanyeganyega. Haleluya, amen. Hanyuma rero ikizatwereka yuko ibi birimo bigenda bibohoka muri kwa kuruha kwawe, muri wa munaniro wawe, hari umuyaga uzagusanga, akabeho k'ibintu birimo biza, ukajya ukabona niba umwana yastrugglingaga muri school fees, ukajya ukabona hari uburyo Imana imuciriye inzira imuhaye nka sponsor. Ukajya kubona niba umwana yakoraga nabi mu ishuri, Imana igenda igushyiriramo umuyaga, igushyiriramo imiyaga nk'abiki gihe uko babivuga. Noneho bikazamura ibyiringiro byawe. Oya, n'umutima wawe ukiri aho ngaho, n'umutima w'umuntu ujya kumva hari ibyiringiro, kumva ibyiringiro birashibutse. Ikindi hari n'igihe uzajya kumva wumve ubyukanye umunezero. Yesu ashimwe cyane, inshuti zacu, inshuti za Mumuriza GB Ministries. Amahoro y'Imana abane namwe muri aho mumeze mute, amakuru yanyu aho muherereye hirya no hino. Yego turabasuhuje rero kandi tubifuriza amahoro y'Imana. Turabakunda, turabakumbuye. Iyo tuje kubaganiriza kuko tuba tuzi ko tugiye kubasuhuza muri benshi, tukabonana namwe muri benshi. Niyo mpamvu rero tubabwira ngo turabakunda, tubonana n'abakeya gutyo iyo ugenda ugahura n'umuntu abo tuganira nabo, ariko benshi turabasuhuje. Imana y'amahoro ibagirire neza kandi yumve gusenga kw'imitima yanyu n'imiryango yanyu n'abanyu aho bari hirya no hino. Rero uyu munsi twagiriwe neza kongera kuza hano imbere ya kamera kugira ngo tuganire, duhumurizanye, tubwirane iby'ururutsa imitima muri uru rugendo. Duhura na byinshi bitugora, bitunaniza, ukumva ugize ikintu cyitwa kunamuka, ukabumva iby'Imana urasa nkaho bigenzemo gahoro. Kubera iki? Kubera yuko hari ukuntu bitagenze neza nk'uko wari ubitekerezaga, cyangwa se wumvaga ubyifuza yuko bigenda biryo ariko bikanga. Rero uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo. Mbere yuko tubabwira rero impamvu yo guhura kwacu, dufite abatumirwa murabamenyereye cyangwa se umusanzwe mubazi. Hari Pastor Pascaline, hari Mary Nyangoma, bose rero mu kanya muraje tubabereke hanyuma batuganirire. Rero reka dusenge. Data tuguhaye icyubahiro, turagushimiye kuko uri wo kwiringirwa,
uri Imana yacu kandi uzahora uri Imana. Imitima yacu iguwe neza kumva yuko mwami wanjye tuhaye kuvuga kuganira k'iby'ubwami bwawe. Reka rero muri aka kanya ukoresha aba babyeyi abakozi bawahamagaye muri iki gihe turimo mwami, igihe cya nyuma, kugira ngo basarure mwami, babwire abantu ibyurutse umutima, baha umugisha, bagire neza, bavugiremo kugira ngo mwami batubwire ese niki twakora kugira ngo twumve ubwiza bw'Imana kuri twe, twumve kugirirwa duhazwe nayo. Data tuguhaye icyubahiro kandi tugushimiye kumva gusenga Data, ni mu izina rya Yesu dusenze twiringiye kubyumvise, amen. Amen. Namwe dukurikire twumve ijambo ry'Imana ratubwira ngo ibyo tuzahambira mu ijuru na hano hasi muri iyi si turimo bizaba bihambiriwe. Ese niko bimeze? Nawe yuhambiriye birahambirwa, wahambura bigahambuka, cyangwa hari imbogamizi ufite? Ese waba ufite izihe mbogamizi? Ese ni iyihe mpamvu uhambira mu ijuru cyangwa uhambura mu ijuru kugira ngo imigisha y'Imana ikugereho hano hasi uhambira imyuka mibi n'ibikurwanya ukabona biranze? Ese ni ukubera iki? Ni igihe kitaragera se? Ese ni Imana itaremera, itarashyiraho kashi? Ese nawe hari ukuntu ugenda nabi? Ese bimeze bipfira hehe? Reka mu kanya twumve icyo abashumba batuganira batubwira ese ni iyihe mpamvu. Iri jambo kenshi rigonga abantu, rigatuma abantu bihebye, bavuga bati narasenze, nagiye muri ya misozi yose mujya muvuga, yose mu rutare, mu mazi, hehe, ariko byaranze, ukabona pe ibintu byanze. Ese bipfira hehe? Imana y'amahoro iduhana umugisha, twakira abakozi b'Imana hanyuma batubwire ikiri ku mitima ya Pastor Pascaline. Turabasuhuje mu izina rya Yesu. Shimwe cyane bene Data, nanjye nongeye kwishimira kuba ndi hano imbere yanyu mbasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Ndamushimira umukozi w'Imana Goreti kubw'umurimo w'Imana akomeje gukora muri ibi bihe bitoroshye, kandi nanone abantu dukeneye kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Reka rero ntarakomeza cyane tubanze dusome n'ubundi uyu murongo. Dore muri Matayo ibice 18 umurongo wa 18 ravuga ngo ndababwira ukuri yuko ibyo muzahambira mu isi bizaba bihambiriwe mu ijuru, kandi ibyo muzahambura mu isi bizaba bihambuwe mu ijuru. Umurongo wa 19 mureke tuwukomezeho ngo kandi ndababwira yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basaba cyose bazagikorerwa na Data wo mu ijuru. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Bene Data, turi kumwe n'umukozi w'Imana Pastor Nyangoma, araje, ndumva nifuje nawe kukwakira. Amen. Imana iguhe umugisha. Bene Data, uyu mwanya iri jambo ry'Imana, impamvu abantu bashobora guhambira, icyo uhambiriye ntigihambirirwe. Ndumva icyambere nabanza gukora ndigewe kandi ari nacyo dusabwa, ni ukubanza kwisuzuma. Tukisuzuma ese turacyari mu buntu bw'Imana, kuko ubu ni ubutware Imana yahaga abashumba, yahaga umukozi w'Imana, iba yamuhaye. Icyo gihe urabanza wisuzume, koko ndi mu butware bw'Imana? Ese ibintu ugiye guhambira ni ibiki? Hari igihe umuntu ajya kwihutira guhambira ariko muri we adatunganiye Imana, kandi nta kintu ushobora gukora na kimwe utari mu bushake bw'Imana ngo gikunde. Mukozi w'Imana, tubwire abantu batumva kandi batureba, abantu babanze bisuzume. Niho hantu hambere h'ingenzi uri mu butware bw'Imana, kuko muri iyi minsi ya none abantu bamenyereye Imana. Ugasanga abantu bavuye mu bushake bw'Imana akaba agikorera muri experience cyangwa mu kamenyero. Kujya mu misozi, kujya gusengera ahandi, kujya gusengera ahantu hatandukanye ntabwo ari cyo kizatuma umuntu ahambira ibimurgoye cyangwa imigambi y'umwijima imuzengurutse. Hari n'igihe aba ari umuvumo muriho. Ibi bintu tujye tubisobanukirwa.
iyo utari mu gukora ubushake bw'Imana. Gutegeka kwa kabiri haravuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko Imana igutegeka uyu munsi. Hari amategeko Imana yategekaga Abisiraheli mu isezerano rya kera, hari n'ibyo rero natwe uyu munsi wa none Imana idusaba kuba turi mu bushake bw'Imana, kuba dukiranuka. Hanyuma kabone naho waba ufite ikintu kikugoye kingana gute, uri mu bushake bw'Imana, nukuri ndumva ko bizoroha. Icyo uzahambira mu ijuru muri iyi si no mu ijuru kizaba gihambiriwe, kuko uri mu butware bw'iki bw'Imana. Ndumva nifuza kwakira nawe ugakomerezaho. Imana iguha umugisha. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amina. Ya nanjye ni Pastor Martha nkuko babibabwiye cyangwa se Nyangoma. Nukuri nanjye nishimiye kongera kuza gukorera Imana. Igihe cyose duhamagare gukorera Imana tuza tunezerewe, kuko ntabwo tuba dukorera umwana w'umuntu. Amen. Ashima Imana yuko bw'umukozi wayo washyizeho nyine iki kiganiro kugira ngo tujye tuvuga ibyororotse umutima. Iri jambo rero nkuko arivuze Pastor Pascaline, ni ukubera iki muri iyi minsi abantu bahambira ntibihambirwe, cyangwa se bahambura ibintu ntibihambuke. Biraterwa nyine n'impamvu zitandukanye. Impamvu ya mbere igaragara nyine, hari igihe uhambira udafite wowe warivanyeho ububasha bwo guhambira, ariko utabizi, ukigendera muri experience, ukabuzi ngo igihe icyo ari cyo cyose kubera wamenyereye cya gihe byarakoze, ukabuzi uti n'ubu ngubu ninza birakora. Mukamenyero. Akamenyero. Mane turinda akamenyero kishe ibintu. Akamenyero umuntu atangira ari mu mavuta ashaka Imana, akiri umukene, ariko ibintu akabitegeka bikamwumvira. Ibintu akirukana dayimoni ikagenda, agahesha umugisha abantu bakawubona. Uko agenda azamuka mu ntera, uko agenda ahabwa umugisha, uko abantu bagenda bamubwira bati ni wowe, ni wowe. Nabonye naho umukozi w'Imana avuga ati nimuze murebe umukozi w'Imana ukora ibyananiye abandi. Igihe cyose uzavuga iryo jambo ntabwo uzagumana bwa bubasha wari ufite utangira, kuko wari uciye bugufi ugasenga, ugashaka mu maso h'Imana, ugashaka amavuta y'Imana, ibintu bikoroha. Ariko uko ugenda umenyera, ugenda udamarara, kandi Imana ntabwo iduhamagarira muri make gufata ibintu byayo gutyo, aho standard yayo ni imwe, ariko akenshi tuva muri standard tukajya hasi. Igipimo twagitaye twagiye hasi, ariko tukaguma tuvuga ngo ndahambira ibintu ntibikoreke. Ahari hari ikimana igushakaho, hari aho wavuye, hari umwanya wawe, kuko hari aho Bibiliya ivuga ngo subira, shaka aho wavuye. Aho wavuye ukagwa, aho wavuye reba step wa misi, reba urwego watangiriyeho ujya kumanuka, usubire hahandi. Ngo kuko nutabikora nzaza mvaneho igitereko kitabaza. Urumva, shakaho byapfiriye. Imbaraga nizanga cyangwa ibyo hambira n'ibidahambira, shakisha, kuko ikosa ushobora kurimenya. Nibuka abakozi b'Imana, umukozi w'Imana Yosuwa yatumye abantu kujya gutera umujyi wa Ai. Bari barangije umujyi munini witwa Yeriko, bajya mu kaji gatoya kitwa Ai. Yoherezayo n'ingabo zitari nyinshi ziri aho bavuga hariya ni hatoya, Yeriko hariya ni hatoya, no umujyi mutoya. Urumva, bitewe n'ububasha bari n'ikigero bari bamaze kugeramo, bari bamaze kuzamuka mu rwego rw'uburwanyi n'ubutasi, biyumva ko bari buneshe vuba, hariya niyo nakohereza ingabo, ntabwo biri butinde, kubera ikigero Yosuwa yakoreragamo. Bagenda bizeye intsinzi, bageze Ai barabamisha barabirukana, bicamo abandi. Bagira ngo nibisanzwe, barazababwira Yosuwa ngo twatsinzwe, abantu batwirukanka. Yosuwa ati ntibishoboka, habaye iki? Kumbe hari umuntu wakoze ikosa, hari umuntu wakoze kubyejejwe. Akani yakoze ikosa ahantu,
ngo yose ngo bohereje abandi urugamba rurakomera kurenza uko babitekereza ibintu birabakakarana yose yikubita imbere y'Imana avuga ati niki ngo ararira avuga ati niki Imana mbwira nuko tubwiye kuduhaye isi aravuga ati ni mwishakemo hari uwakoze hari ikibazo bagiye gusanga kuko basanga hari ibintu yikubiye ariko akwisuzuma imunsi wa none tuanze twisuzume se koko uhagaze neza ese ushobora gusuzugura ikibazo gito uhuye nacyo ariko ugasanga uko wagisuzuguye ntabwo ariko bikwiriye Imana irashaka ko tubanza kwisuzuma abantu turi mu kamenyero pastor Imana iduhe guca bugufi nk'uko uravuga utari wirukangira kujya guhambira yes banza wikiranure umenye ese iki kintu cyavuye ese iyi ngorareho ese iki kibazo nahuye nacyo cyatewe n'iki uzi ko hari n'ikibazo cyiza kugira ngo Imana irebe ko wakwikebuka uce bugufi atari satani ntabwo ibintu byose ari satani urumva ko akani ajya gukora ari yakosa ntabwo mu mwanya umwe kuko icyo yakoze ni imirimo ya satani ntabwo yumviye ko Imana yabahaye itegeko ngo hatazagira umuntu n'umwe ukora ku byashinganywe n'Uwiteka ariko ashukwa n'irari cyangwa se na kamera imurimo haleluya hari abantu bari gushukwa n'irari bagashukwa na kamere bagashukwa n'ibyo batekereza noneho bakumva babikora gutyo ariko Imana ikabareka ugasanga bariho barakubitika birenze noneho biradusaba ngo tumenye habaye iki Imana iguha umugisha muri iki gihe dukeneye kwisuzuma itorero rya Kristo dukeneye kwisuzuma bantu muduteze amatwi turi hano kugira ngo dufashanye kugira ngo tumenye ukuri kw'ijambo ry'Imana birashoboka kuri urahambira ariko kubera ko utisuzumye kubera yuko utamenye ibyo bintu byaje biturutse ese ubwo uracyari mu bushake bw'Imana ese iby'Imana yavuganye nawe uracyabyubahiriza ese umwanya Imana yagushakagamo ni ukirimo umukozi w'Imana ugikomeza yatubwiye ngo hari abantu bari muri experience mukamenyero kuko yigeze kubikora bigacamo noneho arumva ari we kugira ngo amazi aracyari yayandi arumva ari we nta nubwo ari Imana itubabare ngo ngwino wihuta ndagukubitaho ikiganza gishyushye hari n'abantu bazi kuvuga ngo isaha iya 9 cyangwa yasanga ati bitangaza biraba bitangiye gukoreka koko se nibo bakora ibitangaza n'imvugo zacu ubwazo karibu umukozi w'Imana urumva ibintu biraba bitangiye amavuta arabatangiye kumanuka ariko se aramanukira buri wese herega n'imbaraga za satani nazo na satani nawe akora ibitangaza ndibuka na satani akora ibitangaza yego abenshi kuri iki gihe barakorera mu mbaraga za satani bakabyitirira Imana bagiye gushakisha utuntu turi gutuma abantu bose bagwa bose bakarambarara reka tubwire abantu babe maso imbaraga z'abarangi nazo zizatuma abantu bagwa ko abantu bazi yuko se abantu bakozwe bakarambara ko ari imbaraga z'Imana zazi yeba aho ngaho umuntu nagenda gutya zibeshye kuko na Mose yagiye gukora igitangaza imbere ya Farawo n'abakonikoni baraza baragikora ariko itandukaniro icyamizi ikindi ni iki inzoka ya Mose yamizi z'abakonikoni bazabyigana bazabipirata ariko zikora none se babandi babahungu basike bagiye kwirukana umudayimoni ngo turakwirukana mu izina rya Yesu wo Paulo abwiriza urumva bo nta connection ya Yesu bari bafite bari bazi Yesu muri Luka urakavuze mpita nibuka muri Luka ibice hano muri Luka haravuga ngo reka tuharebe haravuga ngo nabahaye ubutware ese koko ni ubutware bahawe n'Imana cyangwa nibyo bibwira ni Luka ibice 10 umurongo wa 19 ngo dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na scorpion n'imbaraga z'umwanzi zose ariko aba bantu bahawe ubutware n'iki ni Imana ariko uyu nguyu yavugaga ngo mu izina ry'Imana ya Paulo mu izina rya Yesu wo Paulo avuga ubwo bari hanze y'urugo no kwigana barimo barigana ntibazi nta connection bafitanye n'uwo Yesu ariko barimo barigana noneho amadayimoni rero amadayimoni burya azi neza umuntu uri connected
azi n'utari, azi n'ukorera hanze, azi n'ukora ku giti cye. Hari abantu benshi barimo gukora ku giti cyabo. Ese Pastor Abantu Nyango barikoresha Kankubaza. bakabeshyira Yesu. tukiri aha dufatikanya kugira ngo tumenye umuntu yamenya gute umuntu uri kwikoresha. Umuntu yamenya gute aba bantu bari inyuma, abantu bari kwikoresha yabamenya gute? urabamenya ufite umwuka w'Imana. Haleluya, Imana ikumugisha. Amen. Umwuka w'Imana ntabwo yibeshya. Uramureba uburyo akora ibintu, Yego. ukabona uburyo abitekenika, Yego. ukabona uburyo abitwara mu bwenge bwe no gushaka kwemeza abantu. Ikintu cya mbere no gushaka kwemeza abantu. Na Bibiliya iravuga ngo Hari n'abakozi muzabamenyera b'Imana. ku mbuto zabo. Icya mbere nta mbuto afite. Yes. Icya mbere arimo arakora ibintu, hari n'ababwira abantu ngo basi nimuhumirize, akazana akantu akavuga nimusanga iki kintu kiri hejuru y'ameza. Arashaka kwemeza abantu ibyo akora binyuranye completely, bitari mu none bushake se kwemeza abantu bw'Imana. ngo iyi telefoni muyisanze hejuru y'ameza, ibyo birungura icyo ubwami bw'Imana. Uzi ko hari abakozi b'Imana hano muri uyu mujyi aba bantu bita ngo bari successful, barahari, nakubwira n'amazina. Bakavuga ngo nimusanga ngo iki giceri ngiye kugishyira, nimusanga cyagiye hari, maze ubwo abantu basanga kiri bagakoma mu mashyi kubera ko Kandi n'abamaji se barabikora cyane, bari kwitiranya imbaraga z'Imana na maji n'ibindi bintu. Ariko turi ku ijambo rivuga ngo niki gituma umuntu ahambira ntibihambirike. Hari mwene data wenda umaze igihe uhambira, nanone ikindi kintu ntekereje mukozi w'Imana, ariko wenda uwo muntu atari muri ba bandi batari mu bushake bw'Imana, akaba ashobora kuba ariho ahambira ibyo ari harahura nabyo, akabona bitavaho. Nanone rimwe na rimwe ari igihe cy'Imana kitaragera ngo biveho. Urugero twarebera ku mukozi w'Imana watubanjirije, sogokuruza Aburahamu w'abizera na Sara. Hari igihe ikigeragezo cyiza, Imana ishaka kugira ngo iziheshe icyubahiro mu gihe cyayo, mu gihe cyayo. Ariko hari uyu munsi wa none umuntu akaba yivuga ngo ubwo ngeze muri iki kibazo mpambirije ukwezi, wenda umwaka, hanyuma niba kitavuyeho ntabwo Imana inyumva. Reka nkubwire mwene data, Imana irakumva kandi iri kumwe nawe. Reka nkubwire impamvu ikumva, ubuntu bw'Imana buri kumwe nawe. Ikintu gishobora kukwerekana nuko Imana ikumva nuko hari ibyo ubona bimwe na bimwe bikomeza gutungana, kandi ugakomeza kuba uri amahoro. Abana b'Imana ikindi dutungwa n'ibihumuriza by'amasezerano. Yesu nashimwe cyane. Dutungwa n'ibihumuriza by'amasezerano. Ufite amasezerano, uriho urahambira, uriho urasenya ubukene n'urugero, uriho urabona ibyawe Imana yavuganye nawe bitarasohora. Hari ibyo Imana akwiye kuzagukorera mu gihe cya none, ariko nubwo ubona bitarasohora, si uko Imana itakumva, si uko uriho umuvumo, si uko Imana yakwibagiwe, ahubwo ni igihe cy'Imana kitaragera. Wikuka umutima. Aho hantu naho haranezeza, kuko Imana yabwiye Aburahamu abaza Imana ngo Mana uzangororera iki ko ngenda ndi incike? Urumva yari amaze kuruha, yari amaze gucika intege. Yewe urushyi hangane. Kwa kundi umuntu ariho risuzuma pastor, ujya kumva ijwi ry'Imana. Uzumva ijwi ry'Imana rivugane nawe, uzumva inzozi, uzabona inzozi, cyangwa uzabona iyerekwa. Ibyo bintu bizajye bikwereka ko Imana iri iravugana nawe, nubwo ikibazo kitaravaho, nubwo icyo wahambire kitaravaho. Ikindi cya kabiri, tukiraho nitwirengaje contest y'iri jambo, Imana yatanze ubutware. Iyi gihe cyageze ari indwara irahunga. Mwibuke yuko n'indwara Lazaro yararwaye, Imana yaravuze ngo, Yesu abwira Marita, abwira abigisha Yesu, arabwira ngo iyo ndwara arwaye si yo kumwica, niyo gutuma izina ry'Uwiteka rigira gute rihimbazwa. Nyango karibu. Haleluya, ndafashijwe. Bene data, icyangombwa ntago ari ukwihutira kubona results ako kanya. Yego. Ugomba no kubanza kumenya wowe nguhagararanye neza n'Imana. Nuba uhagararanye n'Imana, uzahumurizwe mu mutima wawe. Amen. Kuko Yobu ibyamubayeho, abantu bamuciriye urubanza, babagabo bari kumwe nawe, barabanza baramubwira bati Elifazi, barabanza bamubwira amagambo
dore wakoze nabi dore wagaragaye nk'umuntu w'umukiranutsi kandi wakoraga nabi bamucira urubanza kuki se byamuje muri icyo gihe se ntiyari arimo ahambira nabo yarahambiraga Mana mvanaho kino na Paulo yaravuze ngo inshuro zingahe n'inginzi Imana ngo kimveho Imana irambwira ubuntu bwawe ubuntu bwanjye buraguhagije. Haleluya. Umuntu w'Imana rero hari igihe twitiranya ibintu, hari igihe tuvuga ngo tugomba ntabwo ibintu by'Imana ari automatique ku buryo ukanda kuri buto gutya ngo ikintu kirarashe. Hari aho bikora, hari aho Yosuwa kuko igihe cyabyo cyageze. Yosuwa yageze ahantu ari ku rugamba ahandi rushyushye. Erega hari aho uzagera ku rugamba rwa rundi rw'amahina Imana igakora ikintu kigatangaza isi. Haleluya. Nawe ukibaza uti nabigenje gute mu gihe cyabyo. Yosuwa ati zuba hagarara, kwezi hagarara, ibintu bikaba automatique. Urumva byarakorekaga koko biterwa n'igihe cy'urimo. None se Yobu yahambiriye gakeya, none se Paulo we yivanyeho cya gishaka ahubwo haraho tunabona ko cyavuyeho byaranze burundu ubuntu bw'Imana buramuhaza. Ariko imirimo yakoze yaravuze ati ndi intumwa yakoze ibiruti by'abandi kandi atarabona. Ukiri aho ngaho reka maze nkubwira akantu numvise abatumira abadukurikiye wari uzi ko ari ikintu Imana yamurekeyeho yakirekeye kuri Paulo kugira ngo igabanye ubwibone bwa Paulo, ubwibone kuko abantu bariho barabyita ko ari ibyabo kandi n'impano y'Imana Imana ihaye abantu kugira ngo bakorere mu bushake bw'Imana. So kugira ngo Imana rero igabanye ubwibone bwa Paulo n'ubuhangange bwabo hari ikintu cy'igishako yamusigiraho burundu ukagipfana ariko ukaguma uri mu bushake bw'Imana. Nanone mu bushake bw'Imana bisaba kugira ngo ugirane ubusabane n'Imana, umenye koko Imana iramvugaho iki, ese iki kintu ndiho ndahura nacyo kuki nsenza amasengesho menshi ndetse waranahanuriwe rega ndetse Imana ifite ibyo yavuganye nawe ariko komeza wumva iki Imana ibivugaho. Ariko njyambwira abantu ngo abahanuzi bandi bataraza umuhanuzi wa mbere ni wowe n'Imana yawe, wowe n'Imana yawe uzi uko bihagaze buri uzi ko umuhanuzi nyamukuri. Ndabizi ko umuhanuzi w'ukuri nyawe ariko buriya iyo ugiye kumpanurira cyangwa se n'undi wese iyo agiye kuguhanurira by'ukuri ari kumwe n'Imana wumva ko ari ubuhanuzi urabyumva byanze bikunze wumva ko ari byo rwose. Ariko iyo atari byo ari bya bindi abantu bipapirira bishaka kwigaragaza bavuge ko kandi uyu munsi wa none Imana itugirire neza abantu bazi ko impano y'ubuhanuzi ari cyo kintu ariyo mpano ikomeye kuruta izindi zose kandi impano zose imbere y'Imana zirangana. Tugiye mu mpano reka tuzakora ikindi kiganiro cy'impano ariko icyangombwa ntago ari ukuvuga ngo nategetse ikintu cyanyumvi ikiranure n'Imana gendera mu bushake bw'Imana. Sara yagiye kubona umwana ari mu bukecuru atarahambiriye ntago yari yaragerageje uko bishoboka kose yaranasetse yo ntabwo bitagishoboka. Urumva Samusoni yageze aho ajya mu burambe imigozi yaramenyereye ko yikunkumuramo ibintu bikacika yamaze kumena ibanga amaze no kumena ibanga agira ngo birakomeza bibe kwa kundi birakomeza. Urumva aza gusanga imbaraga z'Imana zamuvuyeho. Icyangombwa rero reka tugume dufite connection n'Imana ubusabane. Igihe nikigera uzi ko ariko hari n'indwara usengera ukazayoberwa n'igihe yakiriye cyane rwose ukazibaza ngo ariko ngo cya kintu cyagiye ngo ye baba we ngo ndiboka. Urumva warakomeje urahambira ugeze unabivaho urizera ko iyo wabwiye yumva kandi nicyo cyangombwa ntabwo ari twitegeka. Na Yesu yaravuze ati iki gikombe nibishoboka kindenge. Ariko ageze aho ako kanya ni naho hubwo atubera umuyobozi nyawe. Yahise yigarura ako kanya niyahera mu bushake bwe ngo agenda ari ku musaraba agenda complaining. Yahise yivana yatari ko Mana bibuka ushaka. Urumva ntibibuka nshaka. Urumva rero ibintu byo kuvuga ngo turahambiri ni ukubera iki bitakoreza Imana iteze. Muribuka umugabo witwa Eliya cya gihe yari agiye gusengera imvura ngwize igwe yatumye umugaragu we ngo genda urebe hejuru ku bicu ngo arebye ngo abona nta kintu kiriho asubirayo. Ubwo Eliya niko arimo yingenga niko arimo ahambura icyo yarageze mu gihe cyo guhambura yari yarahambiriye imvura
noneho ageze igihe cyo guhambura, ahambura bwa mbere atumayo umugaragu, aragenda arareba ati ntacyo ubonye, ati oya. Inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu, inshuro ya kane, iya gatanu, iya gatanu. Ibyo bitwigisha iki? Nuko tugomba kwihangana igihe cy'Imana. Ku nshuro ya karindwi niwe mbwa ati mbonye agacu kangana n'ikiganza, aragenda genda ubwira Habugire gute iyo adatitiriza se ngo hagume akabivamo, ubwo yari yahambuye bingana iki. Imana iha abantu kwihangana, gutegereza igihe cy'Imana. Wenda buri ari gucika intege ku nshuro ya gatanu, ariko aramubwira ngo subirayo, akomezamo inshuro nyinshi. Abantu rero bariho barabara imyaka basenze, barimo barabara imyaka, baramara igihe basenze, ariko ntibari kubara ubushake bw'Imana, ntabwo bari kumva ubushake bw'Imana. Nibatitirize babe imbere y'Imana, hanyuma bategereze gukora kw'Imana. Ndumva ari cyo kintu twabwira abantu yacyo. Icyo kintu urimo uhambira cyangwa uhambura, isaha y'Imana nigera bizatungana, ahubwo utangare kugira ngo byaratunganye, utangire gushima Imana. Haleluya, amen. Ana yarageze agera igihe ashima Imana, tuwari ingumba abyaye karindwi, atangira kuririmba indirimbo avuga ati abibone baceceke, abantu ntibakavuga iby'ubwibone bukabije. Haleluya, amen. Ariko cya gihe Penina yamucyuriraga, nawe yari arimo ahambura byaranze, ahambura urubyaro byaranze, ariko ageze hahandi ho yashimye Imana, atabibone baceceke, nimukavuga iby'ubwibone. Nyamuneka mu gihe ibintu byanze abantu uko bavuga, aho niho hari iki. Ariko dusoza kandi nawe ukavuga ngo nanjye ndabona ariko bimeze, ugakonfirma. Ndiho ndavuga ngo dusoza tubwire aba bantu bihangane. Nukuri ikintu cyose siko ari Satani. Torero ihangane, mukozi w'Imana utwumva ihangane, mukobwa uriho ihangane, mupapa ihangane. Kubera iki kwihangana? Hari ikintu udashobora gukuraho igihe cy'Imana kitaragera. Niyo wakubitisha inkuba zikasa, ariko igihe Imana yagenye kitaragera ntago cyasohora. Urumva ko Hana yarakomeje impaka aratitiriza. Ndabyibuka ngo bari barangije kurya no kunywa na mukeba we, ahaguruka agenda Shilo. Igihe kirageze ngo abantu mureke gucika intege yo kugishiro. Haleluya. Abantu bacitse intege ntibakijya mu rusengero, abantu bacitse intege ntibakegera Imana nk'uko bikwiriye. Ariko reka tubabwire ngo mwicike intege, igihe niki ibyo wahambiriye kumbure Imana ikabisohoza. Ariko twabanje ijambo rivuga ngo isuzume, reba ko gifitanye ubusabane bwawe n'Imana, reba ko igihe cy'Imana yakugambiriyeho kigiye gusohora. Uzabimenyera mu buryo ubana n'Imana yawe. Imana yo mu ijoro iduhana umugisha. Ndumva twasoreza aho ngaho. Haleluya, amen. Tutarasoza hari ikindi nashakaga kongeraho. Hari igihe tuba dutekereza ko ibintu byananiranye burundu, wenda wasinze, noneho ni umaze gusinga ukumva uko igihe kigenda, uko ibintu bigenda wenda biguca intege. Abantu bagatangira kukuririmbira indirimbo y'urucantege, bagatangira kuvuga bati yewe noneho disi byaranze, byuriya byarananiranye, bagatangira kugukomparinga n'abandi. Noneho aho ngaho nawe ushobora kuvuga gucika, ukavuga uti uzi ko ari byo koko, ariko uzi ko ari byo koko, ugacika intege, nawe ukabyatura. Ibyo bintu rero byari bigeze biza bigusanga, ubusa naho ubidanangiye ngo bigume ahantu hamwe. Amagambo twaturana nyayo ubwacu, ese uko abandi babibona wowe urabibona uti? Ba batasi baje babibona ko bari batoya bameze nk'inzige, nawe niko ubibona. Komeza watura ibyiringiro byawe, udashidikanya, utanyeganyega. Ureke kuvuga ijambo kandi riri buhambirire amasezerano yawe yarageze hafi ngo uteshuke. Bariya abakozi b'Imana bavuze ngo twebwe twahisemo gukurikira Imana burundu n'umutima wacu. Kuri tere ibyo babonye byarasaga byarangana, ariko bo bahitamo gukurikira Imana. Babyatuye niko byabasohoreye. Noneho natwe twakumva amakorasi arimo avuga ko twananiwe, natwe tukayajoyininga, tukavuga ko tukatura
ko umuntu tukatura akavuga ko ibintu byanze Yego. tukaba turabiboshye tukaba dufite aho tubizirikiye kandi bya birimo biza tugomba kwirinda rero muri iki gihe cyo gutegereza tukaguma twatura neza kandi ibyiringiro byacu bitanyeganyega. banishima Haleluya. amen Hanyuma rero ikizatwereka yuko ibintu birimo Biraza. bigenda bibohoka muri kwa kuruha kwawe, muri wa munaniro wawe, hari umuyaga uzagusanga akabeho k'ibintu birimo biza, ukajya kubona ukabona niba umwana yastruglingaga muri school fees, ukajya kubona ukabona hari uburyo Imana imuciriye inzira imuhaye nka sponsor. Ukajya kubona niba umwana yakoraga nabi mu ishuri, Imana igenda igushyiriramo umuyaga, igushyiriramo imiyaga nk'abiki gihe uko babivuga, noneho bikazamura ibyiringiro byawe. oya n'umutima wawe ukiri aho ngaho, n'umutima w'umuntu ujya kumva hari ibyiringiro, ukumva ibyiringiro birashibutse. Ikindi hari n'igihe uzajya kumva wumve ubyukanye umunezero. Haleluya. Wumve ubaye excited, noneho wibaze habaye ko ndeba ibintu byari bikimeze kwa kundi, wenda n'umugore ko numva ntabwo ndamenya ko ntwite, niba yahambiraga ubugumba, niba yarakiri n'umushomeri, ibyo bintu nabyo ese ariko ujya kumva umva umunezero ukujemo. Urabyutse wumva umunezero, urabyutse wumva ikirere cyahindutse, uko wumvaga ikirere gikakaye, uko wumvaga ikirere kijimye, none ukumva habaye nk'umucyo, ukibaza habaye ukumva habaye ukumva umunezero, ukumva kwavuga ko none ko nubyukanye umunezero habaye iki. Kandi nkireba ubushomeri nta kazi bampamagaye, ese niki kimpaye ibyishimo, kandi wenda ni rent ufite nk'umwenda munini ukakaye, umwenda ukomeye. Bure hari abantu bavuga imyenda, ariko hari n'imyenda nk'umwenda urenze ibihumbi miliyoni zingahe, 20 miliyoni 30 nandi he, nk'uwo si umwenda ushobora kuvuga ngo wawujyanye n'umwenda w'ibihumbi 100 miliyoni imwe. Oya, ariko ari nk'igihugu ufite umwenda ukakaye, ariko ukajya kumva wenda witeguye cyamunara iri mu nzira iri hiraza, wahambiriye Mana ntibaze, ariko uzi ko ushobora no guhambira muri cya gihe baje guteza cyamunara akaba ari bubone igisubizo. Uwo munsi before yo kugira ngo wa muntu ahagere, mwo baje guteza cyamunara aho mu gihe cy'amasaha. Nibutse Morodekayi isaha yo gusubizwa yari igeze. Hanyuma kandi Satani ajya amenya n'isaha yo gusubizwa. Isaha yo gusubizwa Satani arayimenya. Niyo mpamvu numva ubuntu bw'Imana, abantu mureke gutakaza relationship yawe n'Imana, kuko ubusabane bwawe n'Imana nibwo butuma wakira vuba imigambi y'umwanzi igaceceka cyangwa igahunga. Urabona ko Hamani yaraje kwaka igihanga cya Morodekayi ngo amumanike, kandi niya saha yari igeze umwami kubwira abagaragu be abari baraho hafi, kuko yarabaje ngo ninde uri mu gikari hafi. Nibwo umwami yari yaraye, nibwo Imana rigiye itegeko ry'Imana ryari risohotse. Imana itegeka umwami ngo ninde ura uyu muntu. Ye baba we, wa muntu w'Imana we, wa mukozi w'Imana we, muvandimwe nshuti, isaha y'Imana yigeze, ujya kumva ibintu birahindutse muri wowe, wumva kwizera kwagutse, wumva umunezero, wumva utesheje agaciro bya bindi byari bikuremereye. Ariko iyo ataguma mu busabane bw'Imana, Morodekayi, reka ariko mvuga mubyibuke neza, kuko abayuda bari ku gicaniro, Esther aho yarari bwami yari ku gicaniro n'abagaragu be n'abajabe, na Morodekayi ubwaho yarari. Mwibuka ko yarafitanye ubusabane n'Imana. Dore ikintu kizatuma abantu bamenya ko Imana igiye gusubiza. Igihe hari mu busabane bwe n'Imana, hari ibintu bihinduka muri we. N'inzozi zirahinduka, n'inzozi urota zirahinduka, n'iyere kugira rirahinduka. Yesu nashimwe cyane. Noneho rero muri bwa busabane Morodekayi agiye gusubizwa, ariko Satani nawe arashaka kumumanika. Erega Satani ntabwo azaruha, niko kazi ke. Ariko icyo usabwa, nanjye icyo nsabwa, tugume mu bushake bw'Imana. Ako kanya iri jambo murimenye, ntabwo Satani ajya atanga Imana. Imana iteka irabanza.
aka kantu abantu bagasobanukirwa. Nubwo waba uri mu kigeragezo gikomeye ariko isaha y'Imana erega ikigeragezo ni ngombwa kuzakibamo. Uko waba uri we kose, uwo waba uri wese, ibigeragezo ni inzira zimwe Imana itunyuzamo kugira ngo itwiyegereze, ivugane natwe, bivemo amashimwe. Imana rero y'isaha igeze yo kugukura muri cya kibazo, muri cya kigeragezo. Satani ntabwo ajya atanga Imana imbere, Imana niyo itanga imbere. Amina. Imana igiye gutanga imbere umwanzi wari uguhagaze iruhande. Nubwo wari ufite ubwoba uvuga ngo narahambiriye, nasenganye n'abakozi Imana bakomeye, abafite amavuta, abafite imbaraga z'Imana, nanjye ndiyizeye birashoboka uri we. Ariko reka nkubwire, isaha igiye kugera na Satani ajyazana igitutu. Uzi ko n'Abisiraheli bava muri Egiputa babonye inzira hahandi ku nyanja itukura, inzira mu mazi, abanyegiputa bakabazanaho igitutu. Akenshi Imana igiye no gusubiza, haza igitutu cy'abadayimoni. Iyo bigiye gushya birashyuha, biratogota. Tubwire abantu bagumemo, mwicike intege. Biratogota. Ibyo wahambiriye we n'ubu ufite ubusabane bwawe n'Imana, Imana iraza kubikora. Haleluya. Ntiwite ku myaka bimaze, ntiwite ku gihe gishize. Imana ishaka kuguma mu busabane bwayo. Ubusabane bw'Imana. Yanibuka ijambo. Buriya niyo mpamvu nkunda Dawidi cyane. Yihutiraga kumenya aho ibintu byapfiriye. Haleluya. Amen. Yihutiraga kumenya aho ikibazo kiri. Yego. Uribuka igihe umwana we Abusalomu yamugomeraga, akagenda nabi urugo rwe, bagatangira kuzerera bahunga Abusalomu. Ntabwo yavuze ati reka nihorere, reka mfate umwana wanjye mwice. Yategereje isaha y'Imana. Arimo agenda, haza umugabo, Bibiliya niba ari Bibiliya yita umugabo w'ikigoryi, ngo witwa Shimeyi, atangira kumuvuma. Wa rugabo we, amaraso y'inzu ya Sawuli arimo arakugaruka, wanzererezi we, wa kigabo we wisha abantu. Aramuvuma. Yowabu umugaba w'ingabo ati waretse nk'ikizi yimbwa irimo gutuka umwami, ashaka kugira ngo mutikuri yihorere vuba. Umujinya rero akenshi n'ukuntu turiyakitinga ku bibazo bishobora guhambira amasezerano. Oya ntabwo bisohoza gukirana. Rero kubera ko Dawidi yarazi aho bipfira, aravuga ati mwihorere. Ashobora kuba ari Imana yamubwiye ngo tuka Dawidi. Haleluya. Ariko Mana nkunda Dawidi. Imana ishobora kuba yamubwiye ngo tuka Dawidi. Yarabizi ko nta muntu waguhangara kugutuka gutyo Imana itagutanze, itagushyize hariya mu itanura ry'umuriro. Imana ijya ibyemera. Imana irabyemera. Aragenda kubera umutima wera wa Dawidi, yirinda gukora ku muhungu we, arabireka ngo Imana ubwayo. Ari nayo mpamvu tubwira abantu nubu irinde cyane. Ntabwo uzi impamvu, kuko ushobora gutangira kumubwira ayo magambo mabi, kumutuka, kuvuga ibyo wishakiye, kandi ari igihe cye arimo, kandi igihe cyiza kindi gisimbura icyo kiriho kiraza. Muri pozisiyo yo kuba wenda yakwihorera atari umuntu mwiza, kuko ubwo icyo gihe cyararangiye. Imana irwanirira Dawidi, Abusalomu afatirwa mu biti. Yego. Yowabu araza aramwica. Noneho wa wundi yumvise ko Abusalomu yapfuye, araza yikubita imbere ya Dawidi atangira kumusaba imbabazi. Dawidi ntabwo yigeze yihorera, ntabwo yigeze avuga ati kubera wangiriye gutya na gutyo. Umujinya we yihutiraga, kuko byari byarahanuwe ko inkota izaguma mu rugo rwe bihereye kuri Uriya. Yarazi ko icyo gihe agomba kugicamo, ariko akikiranura n'Imana, Imana ikazakimurinda. Niko byagenze. Ntabwo yagiye kurwana n'umwana we ngo ahangane nawe, yabujije n'abantu kumwicaye, we yikiranura n'Imana. Ubundi iyo uri umunyabwenge, Imana iramurwanirira. wirinda kwiyanduza. Kwirinda kwiyanduza ariko kwirwanirira. Buriya mu kigeragezo ntuzirwanirire, reka Imana ikurwanirire. Imana ifite amaboko menshi, ifite ingabo nyinshi, ifite uburyo bwinshi. Wabonye Imana ikoresha amavubi akaza akakurwanirira ngo nzohereza igitinyiro cya kikujya imbere. Amavubi Imana akaba ari irwanisha.
rero ahanini n'abantu twabikomejeho kubivuga mu dutangira, ahanini abantu baba bashaka kugaragaza imbaraga zabo, tuba turi mu mubiri, urakoze cyane, mu mbaraga z'umubiri, kandi Imana ishaka ko dutuza ngo tube mu busabane bwayo. Icyo wahambiriye izere ko Imana yagize ite yakumvise, izere ko Imana first of all twizere. Uziko n'ibintu dukora abantu tutizeye, ukabikora byastefa ariko umutima udahamanya n'ijuru, utizeye ko Imana wabwiye yumvise, utahamanye n'umutima wawe ko Imana iri kumwe nawe. Ijambo riravuga ngo nujya ujya gusenga wizere ko Imana ubwira yumva kandi igakora, ngo ikagorora n'abayisenga. Imana itugirire neza. Ahubwo nyine dusenga tutizeye, tugakomeza tugasaba ikintu, kandi Imana iradusaba ngo twizeye. Ahari twamaze kugisaba, twasabye ngo Mana kurahi, twahambiriye aho kwizera ko byakoretse, twebwe tukajya mu kutizera no gushidikanya. Kandi Bibiliya iravuga ngo ushidikanya ameze nk'iki, nk'umuraba ushushuka nko mu nyanja. Uwo muntu ntiyiringire ko ari icyo azabona kuva ku Mana. Rero ibyacu akenshi n'impamvu duhambira inshuro nyinshi ni uko tuba tutizeye. Ikintu tugisengeye tukakivaho, nigeze kubona umukozi w'Imana abyigishaho, tukivuze ukamenya ngo waragisengeye byararangiye, ahasigaye ugatangira gushimukigira mu bindi, ugategereza isaha y'Imana, ariko nushidikanye ko kizaba icyo kintu cyakoreka. Ariko twe turazi Mana akora iki, ejo ukagaruka Mana akora iki, Mana ndahambira iki, buri munsi Mana yakora iki. Umuntu azuwo yabwiye, azubutwa ubasha bw'Imana, ni ukutamenya nanone agaciro k'Imana yacu. Reka tumenye agaciro k'Imana, reka tumenye Imana tubwiye ko ni Imana si umuntu, ni Imana si abantu, ni Imana ngari. Dawidi yavuze uko ahita aravuga ngo niya Imana ihabwa icyubahiro. Ndumva iki kiganiro umuntu uzagikurikirana azahabwa umugisha udasanzwe. Aho yari afite imbogamizi kutamenya n'iki gituma ibintu bitajya imbere, iki kiganiro n'ukuri kizagufasha. Kandi reka mvuge ngo yicano Imana ijye ibaha umugisha abakozi b'Imana. Nawe kandi uzakurikirana n'ukuri uzasharinge n'abandi, nuko bashobora kumenya no gusobanukirwa, bakava mu butamenya, akava mu kwiheba. Hari n'abantu baba barafashe umwanzuro ngo nta nubwo nzongera gusubira gusenga, nta nubwo nzongera kubwira abakozi b'Imana, ugasanga yararakaye kubera ubutamenya. Umwanzi akamuca intege, muri kwabo kumuca intege rero nawe akaguma muri icyo kintu. Ariko ndagira ngo usohoke muri ubwo butamenya, numara kumvira ijambo ry'Imana rirakuvana ku rwego rikugeza ahandi, kandi urisharinge rizafashe benshi. Pastor, ndumva twasoza. Nukuri nibyo ngibyo, uko tuzajya tujya inama cyangwa se tuganira ku ijambo ry'Imana, inama zirimo barizukurikiza, ushyire mu bikorwa. Ahari wenda wajyaga utega amatwi ukumva ariko ukaba utaratera intambwe ngo icyo bakubwiye gishyire mu bikorwa. Ariko nicyo iyi gahunda ibereyeho, ni uguhumuriza abantu kandi babagira inama n'uburyo babigenza. Noneho ukabona ibyo wabonaga nk'imisozi birimo birava imbere bitewe n'uko icyo bakubwiye gikore. Igikore. Haleluya. Umugabo witwa Hamani yaragiye kubura igitangaza kubera ko akantu gatoya, ubwibone bwamunanije, guca bugufi. Wa mugabo wa undi warwaye ni Namani. Guca bugufi. Ahari wenda akantu gatoya urabibona ukabica amazi ukabisuzugura, ariko inama z'abakozi b'Imana wowe tera intambwe, ukora icyo bakubwiye, ntabwo ari ikiremereye. Ahari nutangira kwizera ugashyira mu bikorwa ibyo wumvise, kwizera guturuka mu byo twumva, kandi ibyo twumva biva mu ijambo ry'Imana, ntabwo ari mu magambo y'abantu. Ayo hanze aravuga n'urusaku ni rwinshi hanze aha, ariko noneho tujye mu ijambo ry'Imana. Ibitangaza byacu niho biri, amasezerano yacu niho akubiye. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Mana yacu, tuguhaye icyubahiro cyawe Mwami, tugushimiye iyi cano ihora ihumuriza abantu batandukanye. Mwami, turagusabye kugira ngo uherekereze iri jambo ryawe kuri buri muntu wese uzaryumva. Mwami, hari n'ibyo twebwe tudashobora kuba twasobanuye nk'abantu, ariko Mwuka Wera akomeze gusobanura abakurikiranye iyi cano ijambo ryawe, rikora imirimo n'ibitangaza mu mitima yabo kuri buri muntu wese. Mwami, uha umugisha abana bawe, umugaragu wawe Goreti,
ubagirire neza, ukomeze kwagura uyu murimo, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze, turagushimiye, ni mu izina rya Yesu, amen, amen. Urakoze cyane mukozi w'Imana.